Gaju yarakimara kumenya yuko Brianna umukobwa we yafashwe, niko guhita abaza Lucas, aramubaza ati mbabarira umbwire yuko Rasta adashobora kuba yashimuse umwana wanjye, kuko ntabwo nabyihanganira cyangwa ntabwo nabyakira kubona uriya mwana n'ukuntu yanduhije mubura gutyo cyangwa akorerwa ibyo bintu bimeze bityo. Rero uwitwa Lucas yamubwiye yahise amubeshya aramubwira ati humura, ngewe kuba Rasta cyangwa Didman ajya kureba Brianna kwari ukugira ngo nanjye mbe nabona umwana, ni ngewe wamutumye kugira ngo ndebe yuko nagera ku mwana wanjye, kandi urabizi neza yuko wari waranze yuko mubona, wari waranze kunyereka umwana wanjye. Ati rero nari narabimutumye, rero niyo mpamvu. Rero uwitwa Gaju ntabwo yabyemeye neza, yamubwiye ati ngaho genda ubwire uwo Didman cyangwa uwo Rasta azi hano abinyemerere yuko ibyo urimo kumbwira koko ari byo, atari ugushimuta umwana wanjye. Uwitwa Lucas yabaye nkaho abura ikintu avuga mu maso, ariko Gaju akomeje kumuhatiriza amubwira ati mbabarira ukore ibyo ngibyo nkubwiye, kuko nimba koko ari we wamutumye aze abinyemerere mu maso yanjye. Rero witwa Lucas yahise asohoka, arangije agenda avuga kuri telefone avuga ati ndashaka guhura nawe. Ako kanya rero twese tubona witwa Harana aho arwariye, arwajwe na Nore, niko Nore yamushakiraga icyo bita utubuto nk'umuntu uri mu bibazo, cyane cyane ko imbuto ari ikintu cyiza ku buzima bw'umuntu, yamuzaniye rero ngo amuhereze, ariko uwitwa Rana arabyanga. Undi aramubwira ati nyamara ugomba kurya, ntabwo uri bugume umeze gutya. Undi aramubwira ati ngiye nta kintu na kimwe ndimo gushaka pe, nta kintu na kimwe ndimo gushaka. Undi aramubwira ati ariko wagakwiye kuba nyine urya, wagakwiye kuba urya kuko ntabwo wabaho utarya, nyine ntabwo wabaho utarya, kandi ikindi ibintu byose bizagenda neza. Akomeza nyine kumwereka yuko icyo agomba gushyira imbere ari ukubanza akamera neza, kuko ari byo bintu by'ingenzi. Arangije noneho yemera kurya, undi aramushimira. Ako kanya twahise tubona uwitwa Amanda ari kumwe na Eva bagera muri ya nzu. Arangije amubwira ati ariko se ahangaha unzanye ni hehe? Undi aramubwira ati ahangaha nkuzanye, ati ese wavuze ko udafite umupango wo kuba twabona ahantu tuba? Ati yego nyine, ati ndabizi ko umupango utaraboneka, ati kandi ntabwo turi bugome kwa Nore. Ndamubwira ati ariko kwa Nore ni inshuti yacu, rero kuba duhari nta kintu bimutwaye. Ati se nyine urumva duhari kugeza ryari? Ati rero nagira ngo nkubwire yuko iyi nzu twemerewe kuba twayibamo. Aho ngaho yari atamubwira ko ari kwa Didman cyangwa kwa Rasta. Mwibuke ko Rasta, kuba uwitwa Amanda nawe yakemera kuba kwa Rasta yabyemera, cyane cyane ko Rasta yagiye amukiza uwitwa Lucas. Mwarabibonye ko uri muri season zabanje, yagiye rwose amutabara, amukiza, amwereka yuko ari umwana mwiza adashaka kumuhohotera. Rero niyo mpamvu uwitwa Amanda yahita abyakira kuba yabana n'uwitwa Rasta. Rero twese tuva aho ngaho duhita tugaruka n'ubundi kwa Rana. Rana rero yari arimo kubona uburyo uwitwa Nore akomeje kumwitaho, kandi mwibuke yuko ntabwo bigeze bakundana n'ubwo yari yaramuteye inda. Ni kwa kundi babanye mu nzu, wenda izo santima zikaza bakaba baryamana, ntabwo bigeze bakundana nk'urukundo, nyine urukundo rw'umusore n'umuhungu. Rero yese aza aramubwira ati Dr. Undi aramubwira ati
ati se noneho aka kanya mbaye dogita, ati uri dogita w'ibintu byose, ahubwo ati uri dogita w'ibintu byose, uko urimo kunyitaho no muri kano gahinda nyine uri dogita nyine w'ibintu byose. Undi aramubwira ati okay, arangije aramuhobera n'andi magambo meza nyine yo kumushimira, amushimira yuko akomeje kuba yamwitaho. Undi akamubwira ati erega nanjye ndi kukwitaho nyine, ni inshingano zanjye, ibyakubayeho nanjye mwibuke yuko uriya nanjye ari umwana wanjye, ati rero ngomba kukwitaho. aho ngaho rero twavuye turangije duhita tubona uwitwa Amanda ndetse na Eva bigaramiye rwose mu nzu, noneho bameze neza, barimo kuganira ku buto bwabo, barimo kuganira uburyo bari abana babayeho neza, abana b'abakire, abana biyemeraga ku bandi, ariko bakaba aka kanya noneho babuze ahantu berekeza. Barimo gutekereza ati ubu abana twiyemeragaho bo ushobora gusanga babayeho neza pe, babayeho neza. Ni byinshi bagiye bavuga, rero biyemeza kuba baba ahangaha kuko witwa Amanda yavuze ati ese kuko yakwemereye yuko twaba turi hano, ati yego. Rero undi aramubwira ati nanjye rero nemeye kuba naba hano. Ubwo ni Amanda yabivugaga, cyane cyane yuko wanze kujya kubana na mama kubera njyewe, ati rero nanjye igitekerezo cyawe nyine muri make ndashyigikiye cyo kuba nanjye naguma hano nkaba hano, ati rero nta kibazo na kimwe gihari, reka tugume hano. Aho ngaho rero twavuye turangije tugaruka kuri Lucas yahise aza kureba uwitwa Didman, nyuma yo kubona yuko yagiye kureba umwana we, yaje amubwira ati ibintu ninde wakubwiye ngo ujye kureba umwana wanjye, ko iki wagiye kureba umukobwa wanjye? Undi aramubwira ati nta bundi buryo nari gukoresha, ati kandi nukomeza kugira ibintu biraza kuba bibi kuruta uko wabitekerezaga cyangwa kuruta uko biri ubu ngubu. Undi aramubwira ati ariko se sha ubwo uri mu biki? Undi aramubwira ati ariko ntukomeze kunyita gutya, nuko ikindi kandi ntukumve yuko buri gihe ari wowe umereza amategeko. Undi aramubwira ati ariko uzi igihe nashakiye kubona umwana wanjye? Undi aramubwira ati oya, ntabwo wigeze ushaka kubona umwana wawe, ati kuko iyo ushaka kubona umwana wawe uba waramuntumye kandi urabizi neza yuko nari kumubona, uranze neza. Undi aramubwira ati oya, ntabwo n'ibyo ngibyo nashakaga ahubwo kubona umwana wanjye ari mama we ubwe ubigizemo uruhare, akamunyereka abishaka, kandi byari biri hafi, ati none urabyangije. Undi aramubwira ati wowe mbabarira ukore kino kintu, tubabarire ushaka uburyo utuvanaho kiriya gisaza, kandi kuko ibyo Didman hano avuga nibyo. Undi arimo gushaka kubata mu kazi kandi ntabwo ashaka kumuraburiza, arimo kugira ati twebwe turebera uburyo utuvanaho kiriya gisaza, ubundi ngewe nk'uw'amahoro nta kibazo cyanjye mfitanye nawe. Arangije arahindukira aramubwira ati kandi mbabarira ntuzongera kugaruka ahangaha ujye ubanza umpamagare, cyane cyane ko iyi nzu noneho igiye kubamo uwitwa Amanda na Eva, kandi Amanda na Eva ntabwo barimo gucana uwaka kanya na Lucas. Niyo mpamvu witwa Didman ashobora kuvuga ati ntuzongere kugaruka kundeba hano. Ashaka no kumusohora, ariko Lucas nyine azanamo akantu k'ubugabo, aramubwira ati oya winkorera ibyo ngibyo, reka noneho njyewe nisohokere. Gusa uwitwa Didman nta kindi kintu agamije yuko intambara Lucas yabashyizeho yazibakuramo, akabanza abanze akemure. Niyo mpamvu yamubwiraga ati wahamagara uriya mukobwa witwa Miri kugira ngo uriya musaza atuveho. Mwibuka ko witwa Didman niwe urimo guhura n'ibibazo aka kanya.
rero ngo twavuye turangije tuba twigarukira kuri Ntore ndetse n'uwitwa Rana. Ya Ntore yavuze ati use urampamagaye? Ati yego ndaguhamagaye. Ati se bimeze bite? Ati ndagira ngo unyumve neza. Ati koko ndimo kubibona kurimo kunyitaho, ndimo kubibona ni Rana, ariko nta kintu birimo gusa nkaho hari ikintu urimo kwishinja kandi nta kintu ngomba. Ibintu byose byabaye kubera yuko njyewe nabeshye uwitwa Lucas ko napfuye. Undi amubwira ati ariko nta kibazo. Undi amubwira ati Dr. Undi amubwira ati oya ntukomeze kunyita Dr. Ati reka nkubwire, ati birimo gusa nkaho njyewe nyine ndimo kukubera umutwaro. Undi akamubwira ati oya. Undi amubwira ati impamvu urimo kuvuga oya nuko urimo kumva ariko ari ikintu urimo kwishinja, ariko nta kintu ugomba kwishinja. Ati rero igihe kirageze yuko mva hano nkagenda. Ese Rana ari buze kwerekeza he? Ese koko uwitwa Ntore ntabwo arimo gukunda noneho Rana? Ntabwo arimo kumukunda Rana. Birakomeza kugorana. Uwitwa Rana arangije aramubwira ati oya ngomba kuva hano nkagenda. Arangije arahaguruka araza aramuhobera. Ese Ntore ari buze kwemerera Rana kuva aha ngaha ngo agende, cyangwa nawe asigaye akunda Rana ku buryo atari bumwemerere yuko ari bugende? Aho ngaho twavuye turangije duze twibonera Lucas agaruka kwa Gaju ahita amubwira ati none se bimeze bite? Mbwira uwo Didman ari hehe? Ndamubwira ati aramubeshya ati Didman ntabwo mubonye. Ndamubwira ati nari mbizi. Ati ariko impamvu namubonye nuko yagiye mu ntara kureba famiye ye. Ati rero niyo mpamvu namubonye, ariko ibyo nakubwiraga yuko namutumye kureba umwana wanjye nibyo, kuko nagoye kuza kumubeshya yuko yagize umwana we bari bamushimuse, cyangwa bari bashaka kumushimuta, bashaka kumugirira nabi. Reka dukomeze dutegereze turebe kubyarana. Ese biraza kugenda bite? Lucas we biraza kugenda bite? Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo buri gihe mujye mubona notification ko dusohoye video, ibintu bikomeze bigende neza. Ubundi dukomeze turebe filime ndetse n'izindi video zigenda zica kuri iyi channel yanyu. Mukomeze mugire ibihe byiza.